Mu gice cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Evan yaramaze kubwira Lydia ati buriya njyewe rero ngiye gushaka ibi byangombwa imbibona ndahira ko mbitanga. Aho yaje kubibona nangwe nabyo yigeze abona. Inkuru yacu reka tuyihere kuri Evan abari mu rugo, ibintu byose arimo araterera hejuru ashakisha ibyangombwa ariko akabibura. Areba ahantu hose ariko neza neza bikabura. Umujinya uramwica, tangira gukubitagura ibintu byose biri aho mu burakari bwinshi. Ati ibi ni ibiki kwera? Gute kandi mbibuze? Ahera ko agaruka kwa muganga yitaraganya, yinjira aho Lydia barwariye. Lydia agaseka. Eva niwe barakaye akavuga ati senga uri guseka iki? Urumva bisekeje? Ese kubera icyo udafite impuhwe z'ubuzima bwawe? Kubera iki wumva ushobora kwiyambura ubuzima muri ubu buryo? Erega nabyo ni nko kwiyambura ubuzima. Urabizi neza ko umuntu akubwiye ngo ejo nagaruka ntabibona, ubwo nyine uzaba ukeneye gupfa. Lydia ati rero mwana wanjye uracyari mutoya, n'ubundi niyo nabimuhereza nibwabaye mwana wanjye ntago byahindura umutima mubi w'amaya. Azahora ari ikibi, azahora ari umugome, azahora yujuje ubugome n'ubugwari. Evan ati ibyo ntabwo ari byo ndebaho kano kanya, nta nubwo mbyitayeho. Icyo ndebaho ni ubuzima bwawe kano kanya. Lydia ati none se mwana wanjye uri shuwa neza urahamanya n'umutima wawe mfata ibyangombwa mbihereze Maya? Evan ati nta kibazo bimuhereze pe, bimuhe rwose ngenda byemeye. Lydia ahera ko abwira ituze akavuga ati rero burya ibyangombwa ntabwo yaba hariya mu rugo, ibyangombwa biri kwa sogokuru wawe ndetse na nyogokuru wawe muri cya cyumba cyanjye. Naragiye mfata mattress iyo mu cyumba naryamagamo ndayisatura mbishyiramo hagati. Nta muntu n'uyu n'umwe wari gutekereza ko ariho biri. Ndangije mfata umwenda wa mattress ndongera ndawudoda. Nta muntu ushobora kumenya ko hari ikintu n'ikintu na kimwe kirimo. Ikindi mwana wanjye ntabwo harimo ibyo byangombwa gusa, kubera ko hari na account ibitseho amafaranga menshi. Hariho amafaranga menshi cyane nanjye ubwanjye ntazi umubare mama wawe yagusigiye. Iteka nabikurikiranaga nicecekeye,
ayo mafaranga nayo arahari kandi ni ayawe, genda ufate ibyangombwa byonyine aba ari byo uzana. Evan ntatekereza kabiri, ahera akagenda akajya gushaka ibyo byangombwa ngo arebe ko nabura nyirasenge yaba muzima. Reka tuve aho ngaho twigarukire kuri Tania ndetse na Latina. Latina bari kubwira Tania akabwira ati mama we uzamutse kuneye, please mbwira iyo nkuru. Tania ati rero ubuzima bwanjye numvaga ndashaka kuzigera ngira inshuti z'abakobwa kubera ko narazigeze. Tatekangira inkuru rero, nyuma yo kuzigera se byakugendekeye gute? Kandi ati nibyo ngiye kukubwira. Tania ahera ko abwira Latina akamubwira ati nigeze inshuti y'umukobwa twari inshuti cyane, yitwaga Justin. Nkunda kuvuga yitwaga ariko yitwa Justin kuko aracyahari. Mbere nari mfite umusore twakundanaga, nagiye ngira amahirwe yo gukundwa n'abasore tutigeze tuba turi kuri level imwe kuko abenshi babaga nyine atari abanyeshuri. Nagiraga igikundiro ariko ngakundwa n'abantu banduta. Sasa urumva nyine boyfriend nari mfite yari ari so serious, yarankundaga cyane. Urumva kuko nyine nari mfite Justin nk'inshuti yanjye, akunda kumubwira amabanga yanjye yose. Byari umunsi umwe njya kureba boyfriend wanjye, urabona nyine ngewe ndi small size ariko nyine Justin yari umukobwa w'igisore cyane. Rimwe tujyana gusura be wanjye, tugezeyo Justin aramukunda, gusa nyine ngiye ntacyo byari bimbwiye. Muri uko kumukunda Justin ntiyabinyereka ariko abyereka umuhungu. Ntabwo nari nzi ko uwo musore nyine nawe ari umuhehesi. We na Justin bahanye contact mu buryo ntazi, nanjye ubwanjye ntasobanura. Uwo ntabwo ndi umutinde kuko we ntiyigeze ambabaza, gusa nyine byarangiye dutandukanye. Uzi ikintu cyajyaga kimbabaza se? Umusore yarahindutse neza aragenda aranyanga, yanambwira ikintu cyatumye nyanga, aritera aribana, ntiyongera kumvugisha. Ati nati sibyo bibaho? Umuntu akitera akibana ntiyongeye kuvugisha nta kintu mwapfuye? Kandi ati kuko bitarakubaho urumva ni nk'umugani nangwa se ari filime ndi kugukinira hano. Ati ngaho komeza umbwire nyuma se yo guceceka. Kandi ati nyine nyuma yo guceceka byose nabibwiraga Justin, nkavuga be yaranyanze ariko we byose yarabizi kuko ni nk'ari we nyine bari basigaye bakundana. Uzi ikintu cyambabazaga se? Justin yaramuhamagaraga bakaganira, naba mukumbuye nkabwira Justin nkabwira ati wambore basi ugahamagara be, ndumva nkumbuye ijwi rye. Bakavugana baseka bishimye, nkumva nifuje ko yaba kabaye ari ngewe turi kuvugana.
Latina icyo gihe nanyuze mu buribwe nanjye ubwanjye ntashobora gusobanura. Byari umunsi umwe njye na Justin twatembereye, Shabe aramuhamagara, maze kumuhamagara baravugana. Justin arambeshya ngo hari izindi dira agiyemo, kumvisha yaragiye kuri Abe wanjye. Barakundanye ariko nabimenye ntinze. Ariko nanone nkumva ni romance, kuko nyine abantu bazaga bambwira se inshuti yawe ko yagutwaye boyfriend, kumva nyine nago yabikora. Uwo naramuretse. Sasa naje guhuza n'undi witwaga Amza. Kwanza yitwa Amza, tipe mwiza, w'igikara cyiza, w'amaso meza. Latina n'uyu munsi kongera gukunda byarananiye kubera Amza. Nuko ndi kumuvugaho uri kubibona, urabona ko mpereye ko nshesa n'urumeza. Latina tuzi ko bya bintu biri serious wa? Ese uramukunda bigezaho? Ibaze ko yere kushesha n'urumeza. Tane tshabyihorera. Kumwikuramo byarananiye. Urumva ndahuye na Amza. Arankunda, kajya nyitaho. Amza ntiyamaraga iminsi 2 atambonye. Amza yaransohokanaga ahantu hose nabaga nshaka. Amza yanjyanaga ku ishuri, akankura ku ishuri. Ati none se mwaje gutandukana gute, mwapfuye iki? Tane ati shani long story. Urumva byari umunsi umwe aza kundeba ku ishuri atambwiye. None ko atari yabimbwiye, urabizi nyine abakobwa ukuntu duteye, tuba dukeneye abasore batwitaho, dukeneye abasore batwihinginga, nyine nibyo bitwereka ko dukunzwe. Araza ageze ku ishuri, nago nyine nari ndi mu tuntu twinshi njagara. Ngiye kumva numva Justin ari kumbwira ngo bambuze. Ubwo nawe yarabajijwe n'abandi banyeshuri. Ngiye kureba nsanga nyine ni Amza waje kundeba. Ndamurakarira. Ndavuga how comes? Gute witera ukaza ahangaha utambwiye? Amza nsaba imbabazi, ariko nyine njye ndivumbura nanga kumuvugisha. Numvaga nashaka kumuvugisha. Okay, suko ntabishakaga. Ahubwo Justin nabikoze nyine mu burakari no kwereka Amza ko nyine ibyo yakoze bitanejeje. Mukuri icyo gihe narahunze ndigendera. Ariko kuko Justin yari ari hafi aho, yegereye Amza aramuvugisha. Nyine Justin yari ari sharp kundusha. Byarangiye Amza agiye, ariko asiga abwiye Justin ngo nsabire Tani imbabazi. Justin yaraje nyine aranganiriza, arambwira ngo ibyo wakoze ntabwo byari fair. Ndamubwira ati nyine nanjye nabikoze kugira ngo ubutaha ntazongere. Bihera ko birangira. Reka rero umunsi umwe ndi kumwe na Justin, nari namusigiye telefone zanjye zose. Amza arahamagara. Ahamagaye Justin aritaba.
aravuga ati rero ntabwo Tania turi kumwe, ahubwo nyine wenda naboneka ndaza kumuguha. aramubaza ngo none se wowe urinde turi kuvugana? ndavuga ati ni Justin. umva icyo gihe baravuganye bavugana umwanya munini, birangira nyine Justin avuga ati ntacyo mpa namba yawe, nangiye yanzuje kuyifata, bahana contact gutyo. umva nyine njyewe kuba narakundanaga na Amza numvaga nyine bihagije. Amza nari naramuhaye gasopo, naramubwiye ko nyine ntazigera ndyamana nawe, tutazigera dusomana n'ibindi bintu byinshi. Natinda ubwo rero yahereye ko acamatana na Justin inshuti yawe. Tania ati wabimenye? Sharatina. Justin yaragiye atunga inamba ya Hamza. Amaze gutunga namba ya Hamza, ashyiraho amazina nyine nawe urumva atandukanye nayo narinzi. Njye mbona umwana w'umukobwa uri kuri telefone, ndamubaza se Justin, usigaye uhora kuri telefone? arambwira ngo yabonye nyine ngo mu boyfriend. ndamubaza ati se n'uwowe? uzi ibintu yankoreye icyo gihe? yanyeretse ifoto y'umuntu utabaho. Okay, wenda maybe yabaho, ariko nta hantu bari bahuriyeho hari nibanavuganaga. njye namubona ari kuri telefone kugira ngo nyine wenda n'uwo bari kuvugana. Numvise yabaga ari kuvugana na Amza wanjye. nyine urumva nyine niba ari ubudabagizi n'ubutesano, njye ntabwo namuvugishaga kenshi. sasa rero hari umunsi umwe mfite telefone ya Justin, Amza arahamagara. ndebye nimero mbona ndayizi, mbera ko nikanze niba Justin yarabiketse. yaje nk'iyagatera yanyatse telefone, ayinya akavuga ati mbereza telefone yanjye. ndabwo atari ko se wimutaza ubwo se uyimena. ndabwo ati se ko mbona ari sheri wari uguhamagaye, nyine ubwo ufite ikihe kibazo? ariko ubwo urumva nyine namba nazibonye amahusho. ati none se waje kumenya gute ko ari we bavugana? Tania ati rero umva ukuntu nabimenye. urumva igihe cyarageze dusoza nyine kwiga, Justin acaho nanjye nca. nyuma y'igihe gitoya nagiye kumva numva ngo Justin aratwite. mukuri ntabwo nzi ngo ninde wamuteye inda. urumva nyine yakomeje kuvugana na Amza, ariko bagera aho ngaho sinzi niba baraburanye, niba byarageze gute simbizi. njye nanjye ntabwo narenze ikijya mbere. noneho Amza atangira kumbwira ukuntu nyine ashaka ko tubana, ariko nanone imbogamizi bikaba imyaka. rimwe arambaza atari amakuru y'inshuti yawe Justin. ntabwo nyaze, ariko njya numva ko byamugendekeye gutya. urumva twasaga n'abantu baturanye ariko nyine tutegeranye. uzi ikintu cyabaye Latina? icyo gihe Amza yaraje, ibyo yararimo byose yarabiretse, kuko yarambwiye ngo tuzajyane gusura Justin. ndavuga se tuzajyana gusura umuntu? ibyo bintu numva nyine nanjye ndabyumva, simbizi niba koko ari byo, kuko njye sinjya muhamagara ngo anyitabe. nyine urumva nyuma yo guhura n'icyo kibazo ntabwo yigeze yongera kumvugisha. Amza ararengagiye wenyine kumureba, numbazi niba yaramuhamagaye. ikintu cyabimbwiye
Amuza yaracitswe arapostinga mbona amafoto ari kumwe na Justin. Urumva kuko namukundaga nabanje kwanga kubyizera. So what I did, naramuhamagaye ndabwira ndashaka kubona, kuko yabibonaga ko namaze kubibona. Ahera akambwira ati ndi kumwe na Justin, ntabwo kano kanya byakunda, uyu munsi nyine umwanya n'uyu. Ndabwa se wamumaye nkabimusaba. Urumva harashize imyaka myinshi tutavugana. Justin arabyemera, njye ndashaka guprovinga niba koko bari kumwe. Mbira ko mbabona nyine barazanye. Natina iryo joro naraye ndira. Urumva icyo gihe Amuza yatangiye kwita rwose kuri Justin nkaho ari we wamuteye inda. Ninde bajyanye bari kwa muganga na Justin ni Amuza. Ninde wajyanye na Justin gushopinga imyenda y'umwana ni Amuza. Ninde wohereje Justin sene niwe. Mbese sinzi ukuntu nabigusobanurira. Umunsi umwe nicaje Amuza ndamubaza se Amuza, kubera icyo uri kwitwara gutya? Uzi ukuntu yanshubije? Yarambwiye ngo agaciro utigeze umpereza Justin yarakampaye. Ibyo utampaye byose Justin yarabimpaye. Umwanya utamaye Justin yarawumpaye. Reka rero nanjye mwitura. Ati ibaza umuntu mukunda no kubwira ngo arashaka ko umubera umugore, akubwiye ayo magambo. Nyine urumva kuko nanjye nari nzi ko nkunzwe, narisajije. Ndambwira ati ibintu ni bibiri hagati yanjye na Justin uhitemo. Ukuntu yansubije ati yarambwiye ngo ntago ashobora kureka Justin, ntago yamureka hejuru yanjye. Ndirakaza nyine nzingo zanyenginga, shabirangira atanyinginze. Nibwo nyine nabonye nyine bincanze, bihera ko mbivamo ndigendera. Ati hanyuma se byahereye? Ati ntago mbizi. Niba barabanye, niba batarabanye, nibyo ntazi. Gusa amakuru mfite nuko batabanye. Ariko umva ibintu byabaye nyuma y'aho ngaho ni bibi cyane, ntago nabigusobanurira. Gusa nyine Amuza nawe Imana yaramumaniye. Byarangiye nyine Justin amwiyimuye. Umufasha yari yabubonye, yarabyaye neza umwana wamufite. Ntago yongeye kwiteza Amuza. Ati hanyuma se iherezo ryabaye irihe? N'ubu Amuza ntago arongera kuvugisha. Kandi ati shazabyihorere, imyaka ibaye ingahe? Sha niyo yagaruka ntago namwemera. Ntago namwemera pe. Kuko ibintu yakoze Mana sinjya mbasha kubyibagirwa. Ibaze ko kubera ukuntu nyine mba nashaka kwibuka ibintu byose yakoze, nitera nkavuga ko ntazigera nkunda nangwa se ibintu by'inkundo bigira ba nyirabyo. Impamvu nuko mba numva ntashaka no kwibuka amateka yanjye nawe. Ati natari kugura cyamukunda. Tane ati nanjye ntago mbizi. Ibyo reka tubyihorere. Mbwira nyine wamamagaye. Ati nyine ikintu guhamagariye cy'ingenzi nshaka kukubaza. Uri serious? Usigaye wumva udagishaka kubona ituze mu maso yawe? Niwe muntu wakundaga Evan cyane. Ndatunguwe no kumva ibintu Rihani yambwiye ngo wamukuriye inzira ku murimo umubwira uburyo wanga Evan. Ese urakomeje? Cyane ati Latina, njye nawe niba ushaka ko tubera inshuti
ukaba ushaka ko tutazigera dushwana. Dore nta nshuti z'abakobwa ngira kandi nawe twabaye inshuti nyine mu buryo nawe uzi, ntabwo ari ibintu nari nateguye. Ntuzongere kumbaza ikintu n'ikintu na kimwe cyerekeye Evan. Ushaka ko nkubwiza ukuri? Ushaka ko nawe nkwerurira nkakubwira nk'iyo nabwiye Rihana? Okay, nta kibazo. Ngaho tega amatwi nkubwire neza. Tuve kuri aba ngaba bombi babiri, twigire mu rugo kwa Robert kuri papa na mama. Baba barimo baganira na Robert. Bati aba arimo abwira mama we amuga ati mama, ufite umwuzukuru mwiza ndamugotoye. Ndatari kubundi umwuzukuru muhora muza mwirahira, mwazanzaniye umwana wanjye nanjye nkamureba. Batati mama, sha nakubeshye rero, umwuzukuru wawe bihari kunyuramo ntabwo bimworoheye, kandi nabonye afunze umutwe nka nyina. Rina waramwibyariye uramuzi neza neza, wagira ngo niwe wagiye mu nda yavamo. Nashaka gukora ikintu adashaka. Naranabimusabye, narabimuganirije, arabanza araseka. Uzi ukuntu yansubije? Yarambwiye ati ariko si iyo miryango menya ari uko nkuze, nabayeho nabi mbonabona, naraburaye, narabwiriwe, naraye hanze, sinabonye na school fees zinjyana ku ishuri. Noneho nkuriye nibwo muri kumbwira ngo imiryango yanjye irahari. Mama yambwiye amagambo nanjye nyatekerezaho, mbona ko umwana wa mushiki wanjye afite ikibazo, ashobora kuba afite ibikomere nanjye ubwanjye ntarasobanukirwa, ntaramenya neza ibyo ari byo. Mama wahera akavuga ati ubundi se warerwa na mukaso ukagira umutima, umwana wanjye ndamwumva. Ariko muzambahore munzanira umwuzukuru wanjye. Bati ahera akafata telefone ye akamwereka amafoto ya Evan. Mama Rina nta kindi kintu akora, ararira akavuga ati ariko mana ni mwiza. Arira amarira y'ibyishimo, ukabona aranezerewe, no kuvuga bikamunanira. Icyo akora arahaguruka agahunga Robert, akamubwira ati Robert, nta kintu nzongera kuvugana nawe utaranzanira umwana wanjye. Robert ati mama, reka ibibazo bihari nibyo turimo kurwana nabyo bibanze bishire, nta kibazo tuzamuzana. Ku rundi ruhande amasaha aragenda akicuma, umunsi ukurikiyeho nyine ukaza. Evan ibyangombwa aba yabibonye ndetse yabizanye. Maya nawe aba yageze aho ngaho kwa muganga, yinjira asanga Evan yicaye iruhande rwa Lydia. Ariko Lydia aba ari mu buribwe. Yinjira avuga ati mwamereza ibyo nabasabye. Evan mu mujinya mwinshi arahaguruka agafata bya byangombwa byose akabihereza Maya, akamubwira ati Maya, niba ari cyo kintu cyaduhesha amahoro, niba ari cyo cyatuma utureka twenyine, akira twara n'ubundi n'iby'isi. Ariko unsezeranye ikintu kimwe, nizere ko kuno kuntu usenga ameze bitari bumara igihe kinini, ukora uko ushoboye ave kuri iki gisasiro, niba byose ari wabiteye.
Maya afata bya byangombwa akabanza akabyitegereza akabirebamo akabona kuko ni ibyanyabyo, agira atya agaseka akavuga ati Evan ko kuri so stupid, urinjije, nta bwenge ugira wowe umeze nka nyoko. Icyakora murakoze cyane, jyewe ndinde wo kwibuza amahirwe, ndeka uyu muntu abeho. N'inshuro zose yagiye agerageza kunsuzugura, umva n'ubundi yakundaga Rina namukurikira. Icyo nashakaga ni ibingibi, nta kindi kintu nashakaga. Ahubwo iminsi yawe irabarirwa ku ntoki. Uzansurize inshuti yawe Rina. Ndabizi neza ugumye kuri iyi si wazanteza ibibazo. Byari iby'umugisha muri mu kazi wanjye, shana ukuri nzagukumbura, kandi disi nanagukundaga. Numvaga disi ndi kugukunda, ugiye numvaga ngukunda. Maya ahera ko yigendera, Evan akamwitambika akamubwira ati niba uzi neza ko atari bukire nsubize ibyo byangombwa. Maya ahera akamusunika akamubwira ati mvira mu nzira se nyine, ubundi ngaho iyo wirebye yibonamo iki? Amahamwe disi we isi kote neza. Asoni ko rero mwari muzi ko mwafatishije. Umva nagende asange nyoko aharyamye. Icy'ingenzi nuko ibyo nashakaga nabibonye. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Maya amaze kubona ibyangombwa byose, ese biragenda gute? Umutima mubi wiwe arawukomeje. Ese aho Lydia azabaho nangwa azahasiga ubuzima? Byose twibaza ni mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Warahemutse, njyewe nitwa Atete, inkuru ngiye yandika kandi ni nanjye wibagezaho.